Nanjye kubabaza ninde muyobozi wanyu hano yani wowe nyereka playlist muza gukora nijoro Gise bitubaza handi man like nari mpari hano nijoro nabonye ukuntu mwakoze nabi Guys, so guys I'm still talking man nagabirenze manza munyumve man ahanga ndikwabwira ngo mwarinde nabi nijoro ureke munaberekere muzakora ibintu none sibyo mwakoze nabi nijoro ndirimbo zanyu man za kera nazanye ndi band igakora neza man guys do something guys man anje kabiri ntabwo nzagoshobora they're stressing me. What? Si bebe umeze no nariye birahagije oya uko niko baba bagomba kureba filime yameze bebe urya utuntu tw'udu snacks like this turi muri sale ya sinema sale ya sinema se baba bameze gutya uri bored gutya bebe ntabwo uri proud y'ibintu mba nakoze kumva mbona bitagushimishije urega n'uyu narebye ubuse mu by'ukuri wambwira ngo ntikurebeye cyane kugiye kunyereka filime nkayibona muri story nkareba abantu byibura havurime tikure biraneye bicyo dushaka ibindi dushyiramo cyangwa tuganira nese kurakaye nese nakwishima gute mu gihe nkayo wakanshyigikiye ari ubu uri gupinga ibikorwa nko ese ko wambwiye ko ugiye kunyereka filime iri hejuru nese ukora intozi kiwe ntabwo ngiye ntabwo nabireba ako bebe hari ikintu ugomba gusobanukirwa ugomba kumenya genre ya filime nshaka gukora uko zimeze imeze intozi ntabwo bwa mbere nzibonye kabisa uretse wowe mari gushyiramo voice over zabona muri ya filime irenze voice over se byo none ibi nawe tujye turebana ibintu bya National Geographic reba nka kwa kundi nyine muri zira filime tujye tureba za National Geographic haba harimo ikintu kikijwe kigiye mu maboko ntuse ko ndabizi ibitwenge byawe biba biri hafi aho okay inozi kiremwa gitangaje uzibona ku murongo nk'izidafite gahunda nyamara ziba zifite aho zigana mbabarira witegereza uyu murongo w'inozi zimeze nk'iziri kuri parade ya gisirikare neza wagira ngo ni mwana ufunze neza ukunda bakora ikiganiro at least nawe rero urumva ni ugutera revanse nyine mu rukundo mukunda niba rwari kuri the gracious shoes ebyiri kubita zamuka zigere kuri 50 so fata at least mba mbonye umuntu ukunda ibintu nkora mbese n'ubundi umuntu atabikunda iyi si hari umuntu witwaga Yobu kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi nuko abyara abana b'abahungu amazi gashushe go koga yewe rega nari nanabyibagiwe
ndi gusoma hano muri Bibiliya ariko mpuye n'inkuru iteye agahinda muri Yobu ngo Yobu yabyaye abana 10 bose ariko Satani abakoramo umusiri bose barapfa barashira ako nongera ndibaza abana 10 bose kuntu babagaho ariko nanone nibuka ko babaga bafite ibyo kurya bihagije ariko mabuja nawe ndi wasetsa abana 10 urumva ari benji natwe turi abana 10 nguko basomya muri Bibiliya none se mukabasha kubagaburira neza bakarya bagahaga mama wanje atekeraga mu gisafuriya kinini kija kungana ngamuvera inde mu bigo by'amashuri kandi tukajya none se ibijyanye n'amashuri yabo bakiga bakababonera ubushobozi bwo kubishyurira amashuri nawe mama nawe uri hano yasetsa n'umuntu uvuye gutanyina ngo kwiga wiga iki banza uvuge ngo ibyo bijyo byaraduhazaga nawe urazana ngo kuriha amashuri umva twebwe iwacu tugiraga imyaka 16 papa gahita avuga mumvire mu rugo muje gushaka akazi cyangwa se umugabo ndabindu byo kwiga bihabaga yewe nanjye narimbajije ubusa ese wagize ngo neza we si umukobwa umwe w'ikinege ariko se bikaba byaranamunaniye kumurera none se buriya neza niwe yahuye n'ibibazo n'ukundi mbonaga ari agakobwa keza kigaga amashuri yako neza kazaga hano buri munsi kari guseka koko wagira ngo iyo ntamurwanirira wabyari kuba byoroshye nararwanira umwana wanjye neza ariko byari urugamba rutoroshye ariko mama none kubera iki utabyaraga abandi bana kandi mbona gukiri muto kandi ngira ikintu mba nshaka ni ukugira ngo kano kabari karushaho gukora neza ariko mbona nta mwana nkunda ako beri nawe ntugakabye nta muntu n'umwe ugukunda gusa nanjye mu bakwanga ndimo ese nakuvuzemo arengeze mbona nta muntu n'umwe nshaka sinzi ikibazo pe ntabwo mbizi oya beri nawe aho ngaho bukabije hari wenda ushobora kuba ufitanye ibibazo n'abantu runaka ariko ntabwo wavuga ngo abantu bose barakwanga gusa urumva ibyo bintu bishoboka koko kandi nawe ntakugombye kujya umvugira nawe wanzanye muri aka kazi ariko ntabwo ujya umvugira nta na rimwe ako beri nawe come on bize come on ntukagire ikintu data seka beri ntukagire ibintu byatari rwose kuko suko abantu bakwanga urumva ibyo bintu bishoboka koko beri se ko warakaye beri sinakubwiye ko uko uzagenda umenyera akazi ibintu biza ariko nzagenda nkuzamura mu ntera si byiza se kandi n'ikindi nyine gusa ibyo ntabwo byavamo ntabwo ibyo urimo rwose hasi beri ku kintu wabikomeje koko ubwo wibagiwe ibyo twavuganye ndabyibuka none se ikibazo kiri byose ndabyibuka ariko like ngewe ntabwo simbizi igihe cyose nakubwiye ati nge nzagukemurira ikibazo ariko nyine mbere yuko ngikemura icyo nashaka kubaza ugomba kwirukana neza yego nyine ugomba kwirukana neza kugira ngo nanjye mbashe gukemura ikibazo nutamwirukana nta kintu nge nzagufasha beri ntugakomeza ibintu nawe wari uzi ko ibintu twabijyana gahoro gahoro kandi bikemera mu gihe gito ukaba ariwe manager w'aka kabari yanjye navuze ngo ugomba kwirukana neza yaba ari manager cyangwa atari manager byazongaza umuntu hano ntabwo mushaka nta kintu nagufasha beri ndeba hano twumvikane ushaka ko nirukana neza cyane mu gihe kitarenze ukwezi neza ndamwirukana none aho ngaho nanjye nditaye gukemura ikibazo azongaza namubona hano aho kuba utishimye natishimye rero nyemura ikibazo nyine cya neza nanjye nzagukemura ikibazo rero reka njye mu kazi sibyo saba ko turi kumwe
sheri yakoze sha ya telefone wacyayifite se yanjye ariko uri umwana mwiza disi nta na password yo muri telefone yawe ariko neza uritonda none se mbabara umbwire telefone z'abandi bakobwa zuzuramo amafoto none wowe nta foto n'imwe ugira muri telefone sinayibonera umwanya ibaze ko na WhatsApp nayibuze none WhatsApp noneho yewe rwose wapi mbabona ukuntu itesha abantu umwanya shana navuze ngo nzaba ndetse kuyishyiramo banze nige nkore akazi kanjye cyakoze nzayishyiramo nyine cyangwa telefone yawe ipfusha ubusa usikoresha iki koko nyine niyo guhamagara nkitaba sha gusa nyine hagati aho nibagiwe gushima shano kuri warakoze ku bwa gift niwe wakoze ibyo wakoze mu buzima nawe n'ubu sinjya nzahora mbigushimye ntabwo uzi ukuntu gift yanshimishije chérie oui ça va biteze nanjye meze neza uragana neza sha ndi mu rugo umushuti wanjye witwa neza yansuye turiho neza ariko pe neza nazo utuma wibagirwa sheri bagomba kwitaho njye ntabwo ari byiza aho mbeshye oya chérie amatiku no ntabwo ibintu by'amatiku kabisa bikunda bite se wowe ndi mu rugo uransura se ngiye ko mu rugo utaha ikoza kandi imvura y'amatiku yawe wabaye ute ko basi mbabaribuze mugera mu minota 40 ya mu minota 42 sawa karibu kari bebe kanitegura noneho nkugera bizu bizu shitem se uwo muntu ko numva gutesha umutwe cyane Johnston ni stress utuntu twose duto twose tugira big deal ndarumiwe basi iyo rwose nitwabana urukundo rurihangana none se nyuma yo kumukunda nyine ndavuga uzakomeza umukunde gutyo tu nta ntego sha Johnston ndamukunda kandi mba numva amaherezo tuzabana bani zabiho umugisha shana kuri zabiho umugisha hari umuntu wifuza kuvugana namwe umuntu ninde ntabwo muzi gusa yambwiye ko yifuza kuvugana namwe niwe ngo wanshakaga yego okay nta kibazo reka genda tuvugane fata intebe wicarisha ureka kuteza icyo ugaza aho ngaho ntabwo nicara ngende nje gushaka amafaranga nta kintu ariko sha ahantu wabaga ntabwo bari kwigisha ikinyabupfura barakitwigishije none ako nitwe twahitagamo abo tukiyereka ni ukuvuga ko ngewe udashobora kukinyereka ndi umubyeyi wawe ibyo niwe ubivuze neza n'ibyo ubivuze agusaba ko nje nkubwira neza ko nje navuga ibi byose wankoreye kuki wumva ko nje nje avuga nabi nje gushaka amafaranga nta kindi kandi mfite uburenganzira bwo kwaka amafaranga ko ndi umwana wawe warambyaye ntiwambyaye se urashaka amafaranga yo gukora iki ni gukora umushinga nyine mbwira uwo mushinga uwo ari wo nta muntu ugipfa kuvuga umushinga gutyo uko yiboneye cyangwa urashaka ari gushora mu biyobyabwenge
ibyo niwo byivugiye nje gushaka amafaranga nta kindi kintu nje gushaka. Ubushize naguye amafaranga ngahe? Si miliyoni 2. Ubu ngubu urashaka ngahe? Miliyoni 3. Umva Jado, ntabwo nanze kuguha amafaranga. Ayo mafaranga ni make cyane rwose nayaguha nk'umwana wanjye. Ariko ngomba kuyaguha kuri condition ebyiri. Iya mbere ugomba kugaruka mu rugo. Iya kabiri ugomba gukora proposal y'uwo mushinga ushaka gukora. Uwuzane mwigeho. Ndeba aho umuntu azungukira, ndebe n'icyo uzawukoresha n'igihe uzamara. Ntabwo ari ukuzuze gufata amafaranga gusa nk'uze kuyora cyangwa gusara mu murima yahinze. Ntabwo amafaranga bayahinga. Uri kubyumva? Ibintu byose twagiye dukora, twagiye tubikora koko twishyuye. Nta hantu twigeze tuyasarura. Uri kubyumva neza? Nimba ibyo ngibyo utabikoze nta mafaranga ngo. Jado, garuka hano. Garuka biki? Garuka hano. Misho urunarihe? Urunarihe? Ntabwo nzi ahantu yagiye. Ariko ashobora kuba ari hano hafi kuko imodoka yabiparitse hariya. Hehe se hehe. Sweetheart. Mbese urumva ari nk'aho ngabo baje? Why are you acting weird? Okay. Oya, Dani njya nkubwira ukuntu ndenzemo ariko we nta na rimwe ujya ubyemera. Sinzi impamvu. Oya, izo njuga zawe nazumvishe kenshi cyane kuri inshuro ntabwo. Urumira. Ngora gato ndashaka ko tuvugana. Ntabwo uri kundeba se tuvuga. Oya njye nawe ariko njye nawe. Okay, it's okay. Bonera. Njye rwose ndumva kuva iwawe n'ubundi nari kwigumirayo. N'ubundi ndabona nta kintu bimaze ibi ngibi. Habaye iki se? Ako ni gute njya kwa papa amafaranga yarangiza akayanyuma. Hako si wowe waraje wanga kujyayo none muhuru umwaka amafaranga gusa. Hako si data. Ibintu byo kumbwira ngo ngende ngo nkore proposal ngo nsubire mu rugo ubwo sibyo nibiki. Kuko ko wajya gupapura mwibagiwe aka kanya. Nuziko no kujya ku ishuri kugira ngo gwa Jean de Poche ari kubanza gakubarira akantu ku kantu. Abuzarumira wowe wagiye ukura. Iri gutwara kuzana reka gukomeza kudufata nk'abana. Ejo n'ejo bundi azaba yacishe ni natwe dukunyine tuguye muri ibyo mito. Ako si rero nawe cyo wihangana n'ukuri sibyo. Umenye ko uri bukivi wawe. Ntawe ubwo arakugirira icyizere. Abanza mbone ko waretse ibiyobyabwenge uri umuntu muzima. Okay, basi urunero ndakwingize go basi genda umunyumvishirize sibyo. Aboneraga ko nahindutse ubu ntago nyibiyobyabwenge nawe urabibona sibyo. Mubireba ko nabiretse. Ndabizi n'ukuri sibyo. Ndabizi ariko mugenzi gakeya nanjye nzajya ngenda ngufasha uko nshoboye kose na papa tuzagenda tumwinginga buke buke azagera habyumve. Okay, basi we yame none. Njye nta mafaranga. Ubundi se ukeneye angahe? Miliyoni 3 twonyine kamwe buri butatu gusa. Miliyoni 3? Nuje ndurumva nazikurayo. Sikora isi ukeneye nk'ibihumbi 50 cyangwa 30. Cyakora ari nka se nkana nayaguha ariko miliyoni 3 kuko mana. Tunayakurayo. Wirakarasi shira amafaranga yose nari mfite nayaguze ikibanza. Nta mafaranga namwe mfite pe. Nta mafaranga mfite kandi urabizi ko ntacyo nakwima. Ariko subwo nkaho umari iki? Ubwo icyo umariyemo aho ngaho ni igiki? Ako se wagiruka kwivumbura nk'abana. Unera. Jado, wikwivumbura. Urambaza iki? Jado wagiruka kwivumbura nk'abana. Wasi tukaza tukavugana. Ye nta kintu nshaka kuvugana nawe uranshaka iki?
up bro? Man, uyu muryango numva nanawuvamo nkigendera man. Shadu jya kana muvu umuntu w'umugabo. Ese undi meze mbwira nta makuru ngiye mba mfite mba ndaho nasamye man. Man bro. Urabona ya proposal wari wampaye man. Yeah. Yo kwinvestinga muri ya filime yawe. Yeah. Man nagiye naka umusaza amafaranga. Man arayanyima man, arankatira. Ngeze no kuri sister nawe urabona ibintu nkoreye man, nawe arankati. Man ndikumva. Ibyo nibyo biri kukuriza man. Chill, umuntu w'umugabo ikarume. Kandi ikindi nkanjye nka Bobo ndahari. Nta mpamvu ufite nimwe kuburi kurira gutya. Ukumva. Umva kandi nkubwira ikindi kintu utazi wa kintu. Iriya projet yanjye tuzayikoranaho. Wigireho ibintu bya sound, directing, ubundi nawe utwikuye umurwa wa kintu yahashye. Umva ufite impamvu nimwe yo kuriraho. Nibyo se man? Nibyo. Ikimenyimenyo mva. Nzajya ngwaho 50% wa kintu. Utwike. Wala. Gaze wowe. Yo. Makuru hagaze. Wala. Ubwo urimo urambwira ngo naza trouble wiru gukora man zazujyana mu man. Ako nakantu top gatonyanga mu nyanja wakintu. Umva n'ikimenyimenyo. Ejo bundi tuzaba turi muri Egypt. Muri festival uzambiance bihari. Ana habari wewe. What a chance. Hatwika bibaza ibintu bibaye. Ntabwo nimufite yakuri. Oya nabyo kurira man. Umva mbwira uri kumva. Ikarume b'umuntu w'umugabo. Oya man. Ntabwo kubabara duhaguruke tugende muri salo. Zana ijisho shatura abantu bakuru. Kwagiye man. Nta makuru hagaze. Man ubunangiye kubana umufilme kanaga. Bikomeye cyane. Uretse gato ahubwo ngira utuntu mfata hano. Ubundi dukomeze uziko nta makuru buhagaze wowe. Abo gira vuba fasha amazi fasha tujyane wowe. Nta kintu uhagaze wowe. Nta makuru buhagaze kiratwika mu minsi mike yawakiriwe. Ariko neza reka mbanze nkubaze kwanza. Ubu njya kugira manager w'aka kabari intego yari iyihe? Ntabwo nawe mbaza kutansubiza. Intego yo kuba manager kuri aka kabari yari iyihe? Nyine intego kwari ukugateza imbere akageza ku rwego rukomeye. Hanyuma ibi ni ibiki? Igihombo kingana gutya mu ijoro rimwe. Urabona twaba turimo turerekeza hehe? Niba mbaza kubyirira sabukuru yabaye ejo bundi urabizi ko ntari impari. Nafite ikizame ku ishuri ntabwo nari impari. Ukaba ibyanyu by'amasomo yawe. Ayo masomo uhora urata urakeka agiye afite inyungu ki mu buzima bwanjye. Anteza imbere ku ruhe rwego ku buryo bw'undatira ibintu by'amasomo yawe. Ubundi ikibazo cyabaye urabizi ko naye nahaye abakozi ibyo bagomba gukora. Ikibazo cyabaye uriya mukobwa umvikana ntabwo nshaka kumenya ko ibintu byagenze. Ntumbwire ngo ibintu byagenze gute ibyo ntabwo nshaka kubyumva. Namaze gufata icyemezo. Ibihumbi 100 twahombye ijoro rimwe. Hasoni ugomba kwishyura 50,000 zakatwa ku Boss, ibyo byo ntabwo bishoboka. Kubera iki? Ibyo byibagirwe. Ntabwo bibaho. Ku mushahara wanjye nta n'igiceri cyo nta n'icyatanu kigomba kuvaho. Gabanya amarere. Oya, none aho ugomba kunyumva. Urukunyumva. Iyi business niyo nawe urabizi. Urumva? Nagiye ku ishuri nawe urabizi. Kuba rero ntari impari wakagombye gukurikirana business yawe. Yapfa bikakujya ku mutwe. Kumvikana ku buryo umuntu wamba amafaranga angana gutya. Icyemezo namaze kugifata kandi ugomba kubyumva. 50 birakatwa ku mushahara. Wase umfatira icyemezo? Okay. Wamaze kugifata nari cyanjye ndagifashe. Sigarana akazi kawe. N'amafaranga yawe yagumane. Ubundi uba muzima cyangwa ugora mu I'm a fighter, a dreamer, rwanira ejo hanjye. Nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera. Ejo si kera. Ejo si kera. Ejo si kera. Akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka zanjye wari ufite ukiri muto birajya shoboka wazigeraho
akira ukuboko tugeraneyo burya ejo si kera twigendere